Turabakira hano kuri Key-Message 250, mukaba muri kumwe natwe rero, tugiye kubagezaho rero amagambo utagomba kubwira umukunzi wawe igihe icyo ari cyo cyose umukunda kandi wumva mugikomeje umubano wanyu. Hari amagambo menshi ushobora kubwira uwo ukunda akamukomeretsa. Aha rero nk'uko nabibabwiye turabagezaho amagambo utagomba guhingutsa imbere y'umukunzi wawe. Tudatinze rero reka nkubwire ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni ijambo divorce. Divorce ni ijambo abantu benshi bakoresha igihe bumva bashaka gutandukana n'abakunzi babo. Ukumva ngo umwe yamwatse divorce. Ni ukuvuga ngo iyo ubivuze urimo urakina bishobora kwangiza umutima w'ubibwira, ashobora kubona ko mu mutwe wawe cyangwa se mu bitekerezo byawe harimo gutandukana, kutekereza ko mugomba gutandukana, cyane cyane nk'abantu babana rero. Iyo mwamaze kubana mwarasezeranye mu murenge warangiza ukazana ijambo divorce, cyangwa se mwarasezeranye aho ariho hose ukazana ijambo ati tuzakora divorce. Hari n'abakundana nabo rero batandukana bakabyita divorce batarigeze banakora ubukwe runaka civile cyangwa se mariage yo mu rusengero. Abo nabo hari igihe bakoresha iryo jambo. Iri jambo rero ni ribi, ribabaza uribwira, kandi nanone ntuzarigire iturufu ryo kugira ngo ubone icyo wifuzaga, kuko ntabwo ari byiza. Irindi jambo utagomba kubwira umukunzi wawe cyangwa se umuntu ukunda ni ijambo ceceka, cyangwa se winsakuriza, cyangwa se ziba. Aya ni amagambo akomeye cyane kandi akomeretsa umutima. Igihe cyose rero uhisemo kuyabwira umuntu ukunda uzi neza ko yamubabaza, uba umuhemukiye cyane. Kubwira umuntu ngo ceceka aho ngaho bisobanura ko warakaye, bisobanura ko utagikeneye kumva ibintu arimo akubwira, cyane cyane nk'iyo arimo akubwira amakosa cyangwa se ibyamubabaje, ukamubwira ngo ceceka cyangwa se winsakuriza, ahita abona ko ntacyo bikubwiye kuba wabikoze ubishaka, cyangwa se uzanabikora n'ubutaha ntacyo bivuze. Icyo gihe rero uba umucecekesheje nyine, uba umubwiye ati ceceka winsakuriza, ati ntuzongere kugira ikintu umbwira, wowe nta kintu twavugana. Icyo gihe rero hari igihe nanone atongera kujya agira ubushake bwo kukubwira ibyo yiboneye byose, ugasanga rimwe na rimwe aricecekeye nk'uko wabimuteye. Ni bibi cyane rero mu rukundo, nimba umuntu umukunze wikomeretsa umutima wumubwira amagambo arimo kumukomeretsa, arimo kumubabaza, amagambo agaragaza ko ntacyo bikubwiye, kutamwitayeho. Icyo gihe nawe abona ko ntacyo avuze imbere yawe. Ngusabe rero kugumana natwe, ngusabe kuduha kandi ibitekerezo hariya muri komenti. Turabagezaho n'andi magambo menshi cyane. Guma ku rushinge rwawe, guma kuri Key-Message 250. Irindi jambo rya gatatu utagomba kubwira umukunzi wawe ni ijambo rivuga riti ntacyo bimbwiye, I don't care. Ati rwose ibyo ugiye gukora, ibyo urimo utekereza, rwose ibyo ntacyo bimbwiye. Ahantu ugiye ntacyo bimbwiye, nushaka ugende cyangwa ubireke, nushaka ubikore cyangwa ubireke, nushaka ubivuge cyangwa ubireke. Ayo ni amagambo akomeretsa cyane. Hari igihe rero umukunzi wawe mwaba mutumvikana ku kintu agiye gukora nka business runaka wenda ashaka gutangiza, ndavuga nyine umushinga runaka, maze ukumva wowe ntago uri kubyumva neza, wabona yanze kuva ku izima ukamubwira ngo ntacyo bikubwiye. Icyo gihe rero bishobora gutuma bimubabaza cyane, yanabikora yahomba kumva ko ari we wabigizemo uruhare, kuko ntago wari umwitayeho, ntago wigeze umushyigikira. Ijambo rero ntacyo bimbwiye ni ijambo utagomba kubwira umukunzi wawe, niyo haba hari icyo mupfa cyangwa hari icyo mutumvikana, niyo waba warakaye bingana gute, hari ubundi buryo wamubwira uti ndumva bitagenda gutya, ndumva rwose uramutse ugiyeyo hashobora kuvamo imbogamizi, hashobora kuvamo ingaruka runaka, bishobora gutera ibi n'ibi n'ibi, ariko ntumubwire ngo nushaka ubikore, nushaka ugire gutya. Ibyo rero ni ijambo rya gatatu utagomba kubwira umukunzi wawe. Nakubwira ati ngiye aha ntacyo bimbwiye, nakubwira ati ndakora ibi ngibi, nushaka ubikore cyangwa ubireke. Ayo ni amagambo utari ukwiye kubwira umuntu ukunda, kuko arakomeretsa cyane. Ijambo rya mbere rero mbibutse, twavuze ijambo divorce ko atari ryiza. Ijambo rya kabiri twavuze ati ceceka cyangwa se ziba cyangwa se winsakuriza. Ijambo rya gatatu maze kubabwira ni ijambo ryitwa ngo ntacyo bimbwiye. Ayo ni amagambo tumaze kubona utagomba gukoresha mu rukundo ubwira umuntu
w'umukunzi wawe. Mu kanya gato turakomeza n'andi magambo menshi. Make me fight again. Love is real. Ijambo rya kane rero utagomba kubwira umuntu ukunda cyangwa se umukunzi wawe muri rusange cyangwa se uwo mubana cyangwa uteganya kubana nawe, ijambo utazamubwira ni ijambo rivuga riti ndicuza impamvu naguhisemo, ubundi naguhisemo ndeba hehe, ubundi wowe uri iki n'iki. Iri ni ijambo rikomeye cyane abantu benshi bakunda gupfa kuvuga ngo naguhisemo ndeba he, cyangwa se ndicuza impamvu naguhisemo. Mu basore bari aha hanze hari benshi banshakaga bafite ikofi, hari benshi banshakaga bafite bwiza, ubundi wowe uri iki. Then umusore nawe akaba yabwira umukobwa ati mu bari bari aha hanze bitonda bameze gutya, ubundi naguhisemo ndeba he, ati puri nta kigenda cyawe. Icyo gihe rero uwo uba umutakarije icyizere, umweretse ko asuzuguritse, umweretse ko ntacyo ari cyo, yewe nawe ubwo ahita atangira kubyiyumvamo ko imbere yawe ari ubusa, ko utamukunda, ko uri kubana nawe ari ukubura kugira. Ni ijambo ribi cyane rikomeretsa umutima, ryangiza umubano, ritagomba gukoreshwa mu rukundo. Niyo waba warakaye mu kanya gato mukanda ati mbabarira sheri n'iki, wenda birumvikana urukundo nyakuri rubabarira byose, ariko ni ijambo rero utagomba gukoresha kugira ngo udatuma wa mugenzi wawe kubabarira bimugora. Then rero iri ni ijambo rikomeye mbabwiye, ni ijambo rikomeye nanjye ndumva rimbabaje cyane. Iri jambo uribwiye umuntu mubana mwasezeranye biba ari ikibazo cyane. Nimba uri umusore cyangwa inkumi ukaba uteganya kurushinga, ugomba kwirinda iri jambo cyangwa se ukabitekerezaho mbere, ukavuga uti se amakosa y'uyu muntu uburyo ameze nzabyihanganira, kuko iyo wamaze guhitamo uba wahisemo, ntabwo usubira inyuma. Iyo usubiye inyuma ni handi uzana rya jambo nanone twatangiriyeho rivuga divorce cyangwa se gutandukana. Oya, iyo wahisemo uba wahisemo. Ntago rero ugomba kwicuza, ugomba kwakira buri kimwe. Umukunzi wawe uba umuzi, nimba agira amagambo menshi, nimba agira intonganya zidasanzwe, nimba yivumbura mu bintu byose, nimba kandi rwose uko ateye, nimba yarahindutse, ibyo byose uba ugomba kubyakira, kuko muba mwarasezeranye kubana mu bibi no mu byiza, ndetse na mbere muba rwose warabitekerejeho. Nimba rero uteganya kurushinga, ugomba kubanza kubitekereza mbere, then ukabona gufata umwanzuro. Nimba uri mu rukundo rero, umuntu mukundana ukamubwira iryo jambo, uba ugeze kuri finali yo kumureka ukifatira undi. Iyo nyine murimo murateretana cyangwa se ari umuntu ukunda biri aho ngaho mutarabana, icyo gihe uba uri kumubwira ati ubundi wowe ngiye kugucika tu. Icyo gihe rero nawe yaba agomba guhita amenya ati uyu muntu umbwira gutya, ubundi ndamubangamiye cyane, namuretse akagenda. Ni ijambo rero ribi. Ni ijambo rya kane riravuga riti ndicuza impamvu turi kumwe. Iri ni ijambo ribi rero utagomba kubwira umuntu mukunda. Turakomeza mu kanya gato nkubwire irindi jambo rya gatanu. Murakoze cyane. Irindi jambo rya gatanu ni ijambo naryo ribi cyane, rikomeretsa umutima, ribabaje cyane. Iri jambo rirakomeye cyane. Ni ijambo rivuga riti ubundi wowe ugira ubwenge, ubundi wowe. Ibaze kubwira umuntu mukuru, umuntu ugeze mu myaka yo kurushinga, cyangwa se umuntu ugeze mu myaka yo gukundana, aba amaze kuba mukuru, aba amaze guca akenge, warangiza ukamubwira uti ubundi wowe ugira ubwenge. Ibaze kubwira umugore wawe cyangwa umugabo uti ubundi wowe ubwenge bwawe ni hafi ya ntabwo. Icyo gihe rero biramukomeretsa cyane, bigaragaza ko wasuzuguye ibyo arimo, wasuzuguye, nta bitekerezo agira, ntaki, abona ko aciriritse imbere yawe. Icyo gihe rero iri jambo ni ijambo ribi cyane, rishobora gutuma umuntu wagukundaga urukundo rugabanyuka, akabona ko rwose nawe nta rukundo ufite, nta kigenda, akababara cyane. Ubutaha akazajya yigengeserera mu byo akora, mu byo avuga, yewe akaba atakugisha inama, kubera ko wowe umuca amazi nyine, uca amazi ibitekerezo bye, ubona ibyo yakoze ukabona ntacyo bivuze, agatangira kujya agisha inama abandi, nyamara ari wowe nshuti ya mbere magara yakabaye yasanga akabwira byose. Iri ni ijambo rero ribi utagomba kubwira umuntu ukunda cyangwa umuntu mubana cyangwa umuntu mukundana runaka. Turakomeza mu kanya nkubwira ijambo rya gatandatu.
I need you, stay here lady. ndagushimira wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro hano kuri Key Message 250 wahisemo neza cyane kubana natwe. Tukaba turi kubagezaho rero amagambo atandukanye, amagambo mabi utagomba kubwira umuntu ukunda. Hano kuri Key Message 250 tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'urukundo, inama zitandukanye n'ibindi byinshi tuzajya tubagezaho. Nkaba ngusaba rero kuza gukora subscribe, ijambo riraho hasi, ijambo ry'umutuku ryanditse subscribe ukandeho, ubundi ujye ukomeza ubane natwe, ujye ubana natwe mu bintu byacu bitandukanye. Ndavuga ibiganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho, uzaba nawe uhari kabisa. Muri aka kanya rero ndagira ngo nkumbwire iryo jambo rya gatandatu. Ijambo rya gatandatu uramutse ubwiye umuntu ukunda cyangwa umukunzi wawe ati ntacyo mpfana nawe, ntago ndi mama wawe, sindi papa wawe, sindi nyoko, sindi sko, mpfana iki nawe ubundi wowe dupfana iki? Urakora ibi ngibi ugira ute, uranyiryaho, ubundi mpfana iki nawe? Ayo ni amagambo mabi, ijambo ribi cyane utagomba kubwira umuntu ukunda, kumwibutsa ko rwose ntacyo mupfana, nawe arabizi ko rwose yaje aturuka hirya nawe ugaturuka hino, ubundi mugahuriza hamwe, urukundo rukiyubaka, mukiyubaka mugatera imbere, cyangwa se mukaba mukizamuka, cyangwa se akaba ari bwo mukundana. Nta numwe rwose wari ufite icyo afana n'undi, si mushiki wawe, si musaza wawe, ibyo arabizi. Kubimwibutsa muri ubwo buryo abona ko nyine nta gaciro afite. Uha agaciro abo mufite icyo mupfana, naho we uramwibutsa ko rwose ntacyo mupfana, ntacyo ari cyo kuri wowe. Kumubwira rero ko atari mama wawe, nanone kandi ubugira ngo umubwire ko hari ibintu utamukorera, kutagira gutya na gutya, ibyo nabyo arabizi rwose, kutamusimburira umubyeyi mama we. Wenda nk'urugero, umubyeyi w'umumama cyangwa se umugore nakabura nikaboneke. Rero ibyo ngibyo arabizi cyane cyane, none haramutse ari imfubyi nta babyeyi agira ukamubwira gutyo, waba umukomerekeje cyane. Iri jambo rero ni ukuryitondera, ni rimwe mu magambo twababwiye utagomba kubwira umuntu ukunda. Ubitekerezeho cyane, si aya magambo gusa rero utagomba kubwira umuntu ukunda, hari n'ayandi menshi cyane. Nkaba ngusaba kuza kutwandikira muri comment utubwira andi magambo uzi tutagomba kubwira abo tubana nk'abagabo n'abagore bacu, tutagomba kubwira abasore n'inkumi dukundana nabo, tutagomba kubwira abo duteganya gukundana nabo. Ndagira ngo uze kutwandikira rwose utubwire. Aya niyo nabashije kubabonera, ubutaha nzakomeza mbabwira n'andi, hari andi menshi cyane, n'ibindi biganiro byinshi tuzabagezaho. Nizere ko wamaze gukora subscribe, nizere ko kandi nimba iki kiganiro cyakuryoheye uze kuza gukora share, ugisangize n'abandi kugira ngo bamenye ibyo bagomba kuvuga n'ibyo batagomba kuvuga, bamenye n'impamvu batagomba kubivuga. Turabashimiye cyane, mwari muri kumwe natwe Key Message 250 tubagezaho ubutumwa bwinshi. Murakoze cyane, bye bye. Party time to let it go. 이 밤이 지나가면 널 다시 못 볼 것 같아.